wowe ubwawe. Ugomba kumenya yuko umuryango ari ikintu cy'ingenzi kurusha ibintu byinshi cyane mu buzima bw'umuntu. Gerageza ujye uvugana n'ababyeyi bawe, ujye ubitaho igihe cyose bigushobokeye kuba bafite, kuko abatabafite nabo bafite abandi bantu bafata nk'ababyeyi. Mubiteho kandi mutoze abana banyu kwita ku babyeyi. Nibatabona ko wita ku babyeyi bawe, nabo ntibazakwitaho igihe uzaba ugeze mu gihe cyo kwitabwaho. Ko uteye intambwe ijyejuru, jya urushaho guca bugufi cyane, ukomeze unyure muri izi steps zose tugenda tukubwira. Nta na rimwe ukwiriye kwisanga titayito yose wahabwa mu kazi, level yose wagerayo, ugomba guhorana umutima wo guca bugufi, kuko ahubwo nibwo urushaho kuba umuswa, nibwo urushaho gukenera ibihagije cyane kuruta ibyo wari ufite muri mu nguni zose z'ubuzima zitandukanye. Uramenye rero umutima n'umutego wo kugwa mu ikosa bitewe na new titles, bitewe na level z'ubuzima ugezeho, bitazagwa mu nzira yawe bikakubuza kandi bikakwicira iterambere ryawe. Watangiye business, ugeze ahantu bigoranye cyane, bonye bigoranye, ubivamo, urabihagarika, urafunga. Oya, ntabwo ibintu byose babivamo. Mbere yo kubivamo ukora analysis, deep analysis, ukareba niba koko icyo cyemezo ufashe ari cyo wagombaga gufata, niba kitangije ejo hazaza hawe heza, niba utazabirogreta, niba uko icyo gikorwa ukoze kitazafunga inzira nyinshi n'imigisha yawe warimo witegura kubona imbere hawe vuba. Yes, reka nongere ngusuhuze wowe ukunda ibiganiro bya Rwema Solutions, aho wabuherereye hirya no hino ku isi, dore ko wumva ururimi rw'Ikirundi ndetse n'Ikinyarwanda. Uyu munsi nk'uko nabibasezeranyije, nyuma y'ikiganiro twagiranye ubushize cy'inama 15 n'amakosa urubyiruko hagati y'imyaka 20 kugera kuri 35 bagomba kwirinda, kuko abayakoze ari benshi cyane, kandi kuyagorora no kuyicuza mu gihe gikurikira bikaba byinshi, bikaba bizicyuya. Nabasezeranyije ko noneho uyu munsi turababwire hagati y'imyaka 35 na 50 noneho inama tubagira n'amakosa abo bantu bakora, hanyuma nabo nyuma y'iyo myaka 50 bagatangira kwicuza no kubira icyuya cyinshi, bafixinga ibyo bangiritse ibyangiritse byose muri urwo rugendo. Ntabatindiye rero, kosa rya 5, hagarika rwose kwigana iby'abandi. Imyaka yawe ugezemo ni imyaka yo kuvumbura, ni imyaka yo guhanga no kumenya udushya, ni imyaka yo gufata risks zitandukanye, gukora exploration iruta cyane iyo wakoze mu myaka yo hasi y'ubugimbi n'ubusore. Ntihakagira umuntu uhinyura ubusore bwawe. Ugeze mu kigero cy'ubugabo bwawe rero n'ubukwerere, nta muntu nanone wowe ukwiye kuhinyura ubusore bwawe n'ubugabo bwawe. Gerageza rero ureke kwigana iby'abandi, ni bibi cyane, kuko iby'abandi urashaka gukora ibitakugenewe, kandi wowe ukwiriye kuvumbura muri wowe umuhamagaro wawe, ukawukonekita ku Mana, ari nayo ifite umugambi nyawo yakuzaniye hano kuri iyi si. Reka kwigana iby'abandi, biravuna. Ingendo y'undi iravuna, kandi wowe ukuvunika nta wundi muntu babyitayeho. Ikindi biragukerereza, bikagushyira no mu gihombo ibaye ngombwa gikomeye cyane. Hanyuma ikosa rya 6 ni inama gufata ku bantu bagiriwe amahirwe yo kubona ibyo gukora akazi, kubona stability, bagagwa mu mutego wo kuba muri comfort zone. Iyo stability ntabwo ari byiza, kugira stability rwose mu bijyanye n'amafaranga ukumva biraguhagije. Ukwiriye rwose kumenya yuko hari amasaha y'akazi, hakaba n'amasaha atari ay'akazi, kandi ko nayo atakwiriye gupfa ubusa. Ukwiriye kugira ibindi ukora
byongera andi mafaranga kuyo usanzwe uhembwa wita ko ahagije. Ukwiriye kandi no gushora mu yindi mishinga mu bindi bigo bitandukanye biri kuri stock market, aho ayo mafaranga yagiye asaguka kuyo uhembwa agomba kugukorera, noneho akaba ari yakora mu mwanya wawe, wowe ukajya ubona ibyo bita dividende cyangwa se inyungu zavuye mu masosiyete atandukanye washoyemo amafaranga, n'izindi opportunities zitandukanye bitewe n'aho uri, bitewe n'igihugu uherereyemo. Hari uburyo bwinshi butandukanye buboneka buperimeta abantu gushora amafaranga yabo ku rwego rw'igihe kirekire. Rero kuba stable ni ikosa rikomeye cyane. Uri muri iriya myaka 35 ukwiriye gukora bikiri ku manywa, kuko bidatinze uzagera muri 50, 65, 70 aho umuntu atagishoboye gukora. Usange iyo usanga utangiye kwibona muri bamwe bavuga ngo iyo mbimenya. Ntabwo byari bikwiriye rero wowe waramenye. Rwema Solutions, kurikirana ibiganiro bya hano umunsi ku munsi. 7, kudashora amafaranga yawe, kudashora igihe cyawe, kudashora ubumenyi bwawe mu mikurire yawe ubwawe, mu mikurire y'ubwonko bwawe, mu mikurire y'imibereho yawe ubwawe, icyo bita personal growth. Ntabwo kwiga bibera ku ishuri gusa, ahubwo umuhanga yavuze ko kwiga bitangira neza iyo umuntu avuye ku ntebe y'ishuri ya graduating, nibwo kwiga bitangira. Ugomba kwiga buri munsi ibintu bishya, ibyaba ibigendanye n'akazi ukora bihora bihinduka buri munsi. Ugomba kongera ubumenyi bwawe, hanyuma ugomba no kwiga ibintu bishya bijyanye n'ibindi bintu ushaka gukora buri munsi, ukaberaho kwiga. Gusoma ibitabo ntibihagarara, gusoma ubundi bwenge ntibihagarara, kuvumbura ibintu bishya bitaramenyekana cyangwa bimenyekanye vuba ukabimenya vuba mu wa mbere ni ikintu cy'ingenzi cyane cyane rwose kikureba wowe uri muri iyi myaka hagati ya 35 kugera kuri 50. Niba warayirengeje nabwo nta ryarenze gupfa kuba ugihumeka, ushobora kuza kureba iki kiganiro kuri Rwema Solutions. Komeza gukura k'ubwonko bwawe, gukura k'ubwenge bwawe ntabwo bihagarara. Igihe cyose uriho uhumeka birashobora gukomeza ukiga rwose, biremewe, nta tegeko ribihana rihari. 8, kudashora amafaranga ahagije, kudashora igihe gihagije, kudashora ubumenyi buhagije mu cyo bita financial intelligence, education financière, kugira ubumenyi mu mikorere n'imikoreshereze y'amafaranga. Ugomba guhora ubyiga, ukagira ubumenyi, ukagira bagage ihagije kuri iyo ngingo. Abantu bari mu kigero cy'imyaka rero 35 kugera kuri 50 bayapfusha ubusa, ahubwo bayabeshwaho nuko bayafite, ntabwo bazi icyo kuyakoresha no kutayakoresha. Babaho uko bayafite, yashira akaba arashize bakajya gushaka andi gutyo gutyo. Ibyo ni ibintu umuntu yicuza amaze kugera ku myaka yisumbuye yo hejuru. Mwe ntibikwiriye rero, mukwiriye gutangira kwiga ibijyanye na education financière mukiri bato, mukamenya amafaranga n'iki, amafaranga aboneka gute, bayakoresha iki, bayacunga bate, yaguka gute, n'ibindi byinshi bitandukanye ugomba kumenya mukiri batoya. 9, ugomba kwirinda ko ubwibone n'ubwirasi bitewe n'icyo uri cyo, bitewe na level umaze kugeraho, bitewe na status umaze kugira. Ugomba kwirinda ko ibyo bintu, icyubahiro, ishema n'ibindi byose byitambika mu nzira yawe y'iterambere kugira ngo biguhagarike ujye kuri bambonye mwambonye, uhagarare kugenda. Urugendo ruba rugikomeza rugana kure. Nta na rimwe ibi bintu bikwiriye guhagarara imbere yawe bikakwitambika ukumva ko hari uruta,
ukumva ko hari abo ufite icyo barusha ukabahagarara. Rero ibi bikaguhagarara mu nzira unyuramo, kwibwira ko abandi wabasize, ugahagarara aho ngaho ntubashe gukomera. Niyo ntandaro yo kugwa kwa benshi. Igihe cyose wibwiye ko hari icyo uzi, ko hari icyo wamenye, ko hari icyo urusha abandi, nibwo kugwa kwawe bitangira, kandi uhananuka nk'umuntu umanutse muri asanseri cyangwa ibuye rihananuka ku musozi rwose. Ni ukubyirinda cyane, ni ukubyirinda ko uteye intambwe ijya ejuru, jya urushaho guca bugufi cyane, ukomeze unyure muri izi steps zose tugenda tukubwira. Nta na rimwe ukwiriye kwisanga titayito yose wahabwa mu kazi, revo yose wagerayo, ugomba guhorana umutima wo guca bugufi, kuko ahubwo nibwo urushaho kuba umuswa, nibwo urushaho gukenera ibihagije cyane kuruta ibyo wari ufite muri mu nguni zose z'ubuzima zitandukanye. Uramenye rero umutima n'umutego wo kugwa mu ikosa bitewe na new titles, bitewe na revo z'ubuzima ugezeho, bitazagwa mu nzira yawe bikakubuza kandi bikakwicira iterambere ryawe. 10 kubivamo vuba. Umuntu akaba ari mu bintu byiza cyane bishobora kumuteza imbere, bishobora kumwagura, bishobora kumugeza kure, ejo akaba abivuyemo. Umuntu ava mu bintu byinshi cyane. Hari n'ababa bashatse urugo, y'imyaka turi kuvuga niyo abantu benshi baba barubatse ingo, hanyuma ukumva ngo babivuyemo rwose. Divorce ni urugero ntanze, n'ibindi bitandukanye. Watangiye business ugeze ahantu bigoranye cyane, ubonye bigoranye ubivamo, urabihagarika, urafunga. Oya, ntabwo ibintu byose babivamo. Mbere yo kubivamo ukora analysis, deep analysis, ukareba niba koko icyo cyemezo ufashe ari cyo wagombaga gufata, niba kitangije ejo hazaza hawe heza, niba utazabirogreta, niba uko icyo gikorwa ukoze kitazafunga inzira nyinshi n'imigisha yawe warimo witegura kubona imbere hawe vuba. 11 kutashobora kubaka ikigega cy'ingoboka kandi gikomeye. Yeze kubabwira ko ikigega cy'ingoboka gikwiriye kuba byibura minimum yacyo kirimo amafaranga umushahara wawe, depanse zose z'urugo mu kwezi byibura inshuro 6. Bitaba ibyo, iyo umushahara wawe ari mwinshi kuruta depanse zawe, nacyo kigega kikaba inshuro 6 z'umushahara wawe, kubera yuko ntabwo uzahorana akazi. Yewe niyo uzaba ugafite, hari ibintu byinshi bifite imbaraga bisaba amafaranga biza mu buzima bw'umuntu atateguye. Harimo urupfu rw'umwe mu bawe rurashoboka, harimo gusenyerwa n'ibiza cyangwa catastrophe naturelle, ugasigara iheru nta hantu umuryango wo kwikinga hahari, kuba imodoka yawe yakora accident ari wowe uri mu makosa, assurance yawe ari igomba kwishyura, ari ibyo bandi wangije ni yawe ubwawe. Ibyo ni ibintu byose bisaba amafaranga menshi, n'ibindi bitandukanye yavanwa mu kigega cy'ingoboka niba ugifite. Kikwiriye rero kuba strong, gikomeye cyane, kiririshe kuruta inshuro 6 amafaranga uhembwa ku kwezi, cyangwa se at least minimum ari depanse zawe z'ukwezi kumwe inshuro 6. Kigomba guhoraho mu buzima bwawe. Rero iki kigega abandi mu myaka 35 kugera kuri 50 bakigeze kure, wowe ntuzi yuko kinabaho. Birababaza kugera imyaka 50 akaba ari bwo utangira kugitekereza, kubera yuko wabyirengagije ukiri mutoya. Ndagaruka ku kabando k'iminsi gacibwa kare kakabikwa kure. Ibi bigomba guhora ubizirikana kandi ukabifixa, ukabikosora hakiri kare, kuko hari amakosa adakosorwa mu gihe cy'izabukuru cy'imyaka yigiye hejuru. 12 kusuzugura ibyo kwiga ubumenyi bushya. Abantu benshi bize ngo bafite za masters na PhD basuzugura ibyo kwiga ngo barabirangije, bakagwa mu mutego yo kuvuga ngo bazi ibintu byose.
sitiri haracyasigaye ibindi bintu bishya, haracyasigaye ubundi bumenyi bushya ugomba kwiga kandi ukabumenya neza mu bijyanye kwanza n'akazi kawe ukora cyangwa se kandi ushaka wowe wumva kakuri ku mutima, ni nako gakora neza kuruta kariya baguhaye ko gukorera abandi. Genda ubyige kuko ni byiza cyane, bifite icyo bikumarira. Edayeri ni wo murimo uzagumaho, indi mirimo myinshi izagenda iburirwa irengero, ariko fotogarafi yo ntabwo izahagarara, izagumaho. Rero new skills, kwiga ubumenyi bushya utitaye ku byo usanzwe warize mu buryo busanzwe, ni ibintu by'ingenzi cyane, kandi kubifataho icyemezo kiri muri iyi myaka y'ubusore, uri umugabo, igikwerere, ni ingenzi cyane kuko ntabwo uzabikora mu myaka y'izabukuru muri 50, 60, 70. Tugiye kuri 13, kudafata risk iyo ari yo yose. Calculated risks ni ingenzi cyane mu bantu bari mu myaka nk'iyanyu, mwebwe nateguriye iki kiganiro. Ugomba gukoresha uko ushoboye, ukajya ufata risk zitandukanye zirimo imibare wateguye neza, kuko izi zishobora kugufasha kuvumbura imbaraga wibitsemo, kumenya strengths zawe no kumenya weakness zawe aho ziri, ukamenya ibyo wameriyora, ibyo ugomba kureka rwose burundu bitewe n'umubare w'ama risk wafashe. Ugomba gufungura amahorizo mashyashya, gutembera ukajya kure cyane y'ahantu wavukiye cyangwa uba, ukamenya ibikorerwa mu isi hirya no hino hatandukanye, ugatangira kwiyadapta no kumenya ibishya bindi wakora bitari bisanzwe. Ni ingenzi cyane rero ukiri muri iki kigero cy'iyi myaka kuba wabitangira ukabikora. 14, guhagarika kuvugana n'ababyeyi bawe kuba bafite. Abantu benshi bakora iri kosa. Ntabwo ababyeyi bawe ari abo gutabwa ngo nuko wamaze kugera mu kigero cyo kwirwanaho badahari wowe ubwawe. Ugomba kumenya yuko umuryango ari ikintu cy'ingenzi kurusha ibintu byinshi cyane mu buzima bw'umuntu. Gerageza ujye uvugana n'ababyeyi bawe, ujye ubitaho igihe cyose bigushobokeye kuba bafite, kuko abatabafite nabo bafite abandi bantu bafata nk'ababyeyi. Mubiteho kandi mutoza abana banyu kwita ku babyeyi. Nibatabona ko wita ku babyeyi bawe, nawe ntibazakwitaho igihe uzaba ugeze mu gihe cyo kwitabwaho, kuko uwibahetse niwe ubwiriza uri mu mugongo. Benshi rero mu myaka yanyu 35 kugera kuri 50 mugira ngo byararangiye, mugira ngo ni mwebwe gusa. No, ababyeyi bawe baracyari ingirakamaro rwose, bakwiriye kwitabwaho cyane. Erega hari n'ibindi bagufasha rwose, birahari, hari n'ibindi bagufasha, sibo bagukeneye gusa, nawe urabakeneye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. 15, ikosa urubyiruko no mu myaka 35 kugera kuri 50 bahuriraho bose, hafi ya bose, benshi, ni ukurongora umuntu utari we. Kurongora umuntu utari we no kurongorwa n'umuntu utari we mu buzima bwawe, akaza akabwangiza, kandi ari wowe wabigizemo uruhare kurusha abandi bantu bose. Igihe guhitamo uwo muzabana ni icyemezo gikomeye cyane gufata, kidakwiriye gufatwa umuntu atavuganye n'Imana, kuko umuntu muzabana ubuzima bwawe bwose akwiriye kuba ari uwanyawe koko, akwiriye kuba ari umuntu w'ingenzi, akwiriye kuba ari umuntu watekerejweho, agomba kuba ari umuntu rwose mukundana ijana rirenze, rituzuye 100% gusa, ahubwo ari ibintu birenze. Bityo rero ingaruka ni uko mwese muhurira kuri leta, mwagiye gushaka za gatanya, mugahora kuri RIB, mwagiranye amakimbirane, mwarwanye, bamwe dore bireze bari kwicana, ubusubizo
kesi z'abicana mu ngo zimaze kuba enregistre ni nyinshi cyane muri uyu mwaka. Ibi bintu rero biterwa n'iri kosa muhuriraho mwese mukora ryo gushakana n'umuntu utari we. Urugo rwubakwa n'Imana, reka bariyo mugira nyambere aribo ribayobora, wubake ari uko yavuze kandi wubakane n'uwo yakubwiye by'ukuri koko. Iri kosa rwose rirababaje, ni rinini cyane, kurirepara biragorana cyane, bikaba rimwe na rimwe bidashoboka rwose, kuko ryica ubuzima bw'abantu benshi bari mu myaka yanyu mwebwe mwateguriwe iki kiganiro. Ndabaha akabonasi ka 16 kubaho ubuzima butari ubwawe. Nkunda kukavuga cyane mu biganiro bitandukanye. Kubaho ubuzima butari ubwawe wigana ubw'abandi, ndashaka kumera nka kanaka, ugakoresha amafaranga y'abandi watse mu nguzanyo kugira ngo ushimishe abantu batagukunda nawe ubwawe udakunze. Ni bibi cyane. Ibi nabyo mugomba kugira umwanya wo kubihagarika, mukabigabanya kugera ku rwego rwa 0, buri wese akabaho ubuzima bwe bujyanye n'ubushobozi afite, bujyanye na situation financière arimo, bujyanye n'ahantu atuye. Ibyo kwigana abandi n'imibereho y'abandi biravuna cyane, bigusiga ahantu habi, cyane cyane iyo abantu bavumbuye ko butari ubuzima bwawe ahubwo wabagaho imyaka yose ari urwigano. Ndabakunda rero, mugerageze mushyire ibi bintu mu bikorwa bikiri mu maguru mashya, bikiri dare nouvelle jambe in new legs, kugira ngo igihe uzaba ukuze ungana nkanjye uzabe byibura ushobora kwinjoyinga bimwe na bimwe mu bikomoka mu byemezo wagiye ufata no mu masomo wagiye ubonera hano kuri Rwema Solutions. Mugira umunsi mwiza, turabakunda, aho bwije mugira ijoro ryiza kandi Imana ibarinde. Bye bye. Rwema Solutions or nothing.